Yeah, hello guys. Yeah, this is Kevin Technician. Nkuko mubizi uyu munsi ngiye kubereka ukuntu ko ushobora gushyira password y'imibare muri telefone yawe ya Imagine. Nkuko bisanzwe uraza ukajya muri setting yawe, wagera muri setting yawe ukajya ukayikandaho, wamara gukanda kuri setting ukazamura ukajya ahantu handitse security, ngira ngo muri kuhareba. Wamara kuhakanda ukazamura ngo tujya hano handitse ngo screen lock. Wamara kuhakanda ubwo tujya hano handitse pin. Aha pin yo hakanze uba ushyiramo imibare, ukahakanda. Wamara kuhakanda ugashyiramo password wenda ushaka. Ugakanda kuri aka kantu kari kukwereka kujya hirya, ukongera ugasubizamo, ugakanda kuri aka kantu kari kukwereka kujya hirya. Wamara kugakanda ukongera ugasubizamo ya password kuyemeza, ugashyiramo ya password nk'ibisanzwe. Ngo tujya hano handitse ngo confirm, ugweta uhakanda. Ngo tujya hano handitse ngo done cyangwa Dore. Muri make telefone yacu murabona ko iba yagiyemo password y'imibare. Okay guys, rero uranyandikira muri comment nimba byakunze, kandi unanyandikira umbwira ikindi kintu nakwigisha kuri telefone yariyo yose waba ufite nta kibazo. So thank you for watching my video. You remember to subscribe on Kevin Technician.